Yego nibyo kuko nk'ubu ngubu nta kandi kazi nyikora. Ubu ngubu production niyo kintu nashyize imbere kandi kuko birantonze kuko nko mu kwezi urumva umuntu winjiza nka 1 million desa wakoze buri kintu cyose wishyuye inzu kandi ukabona n'icyo kwambara ukabona n'icyo gutunga. Birumvikana umuntu aba afite impano ariko nanone ugize amahirwe ukabona ahantu ba developer iyo mpano yawe ukiyungura ubundi bumenyi buke hari icyo bigufasha. Nakoze short course y'amezi 3 muri IBTC ariko niga muri department ya filmmaking. Hanyuma ngenda nkora n'ibyo ngibyo cyane nibanda kuri za video clip ibintu nk'ibyo ariko na movie ndashaka gutangira gukora ibintu. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagira ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. N'abakozi b'amateleviziyo niba rwiyemeza mirimo bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Ese ahangaha dufite umutumirwa w'umunsi akaba ari producer wakataraboneka, watangira ubibwira. Nitwa Land Rwigema, producer Rwigema. Twagira ngo tubwire ukorera he, kariyeri yawe uyibona gute, bimeze gute, winjiza ute? Muri make nkorera Kicukiro hafi na Sonatibe. Hanyuma kariyeri yanjye icyo nyibonamo byinshi kubera ko nta kazi nk'utundi tuzi. Numva ko hari icyo byangezaho no gushyiramo imbaraga kugira ngo umuntu arebe ko ari cyo byamumarira ejo hazaza. Akungiye ubu ngubu biba bine amatsiko, ndagira ngo menye watangiye ryari, umazemo igihe kingana iki? Mu by'ukuri ni ibintu umuntu yatangiye kera, nuko urumva ni ibintu umuntu yakundaga kuva kera, ugacokoza utuntu udupiano tw'umusaza kuko nawe yaririmbaga muri korali ibintu nk'ibyo nkashyira muri machine nkagenda ncokoza nkahuza amafoto nkiri muto cyane. Abantu batangira kumbwira ko ibyo bintu bishoboye mbikunda, byaba ari impano yanjye. Hanyuma rero nanjye mpera aho ngaho, ariko mu by'ukuri natangiye neza niga nko mu wa 5 secondaire nibwo natangiye ibintu bya production. Kabisa ndumva abantu bemazemo igihe, ariko se ikibazo cy'amatsiko buri umuntu wese ashobora kwibaza, turakuzi uri professional mu byo ukora, hari ahantu waba warabyize cyangwa kwa kundi iba ari tala y'umuntu atiriwe aniga? Birumvikana umuntu aba afite impano ariko nanone ugize amahirwe ukabona ahantu ba developer iyo mpano yawe ukiyungura ubundi bumenyi buke hari icyo bigufasha. Nakoze short course y'amezi 3 muri IBTC ariko niga muri department ya filmmaking. Hanyuma ngenda nkora n'ibyo ngibyo cyane nibanda kuri za video clip ibintu nk'ibyo ariko na movie ndashaka gutangira gukora ibintu bya film nk'ibyo. Nese buriya ubona iyi kariyeri yawe irimo agatubutse ku buryo yagira ikimarira umuntu yikora gifatika muri make? Yego nibyo kuko nk'ubu ngubu ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaye murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga, ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788 bitize ukajya ku rubuga wa eshatu akadomo IBTC Film School akadomo.com.
ese buriya ubona iyi kariyeri yawe irimo agatubutse ku buryo yagira ikimarira umuntu uyikora gifatika muri make? Yego nibyo kuko nk'ubu ngubu nta kandi kazi nyikora. Ubu ngubu production niyo nicyo kintu nashyize imbere, kandi kuko birantunze kuko nko mu kwezi urumva umuntu winjiza nka 1 million desa, wakoze buri kintu cyose, wishyuye inzu kandi ukabona n'icyo kwambara, ukabona n'icyo gutunga, n'icyo ufashisha abandi, urumva ubundi abari ibyo ngibyo muri make. Ni kariyeri nziza kabisa byataye. ariko akaga kabaho rwose. ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nk'aho birimo kuba. hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamico si uko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni i Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. wanahamagara kuri 0788558094. mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora filime, nta watekerezaga ko byagera ahangaha hose. ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online.